ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Wapfiriye imbere, yego, wihinduye nk'imva y'ubuzima bwe, yego. None uyu muntu noneho akaba adafite yarakurikiranye n'amasengesho y'iminsi 21, akaba yarumvise ibintu intambwe zose zo kubohoka byose, ariko akaba ntabwo aragera ku rwego rwa nyarwo rwo kugira ngo abohoke. Arabigenza ate mushumba? Bari ruhamfashe none ujye aho rwose ntago mpatinda. Ikintu cya mbere wundi mbere yuko muha umuti, ahubwo ni iki cyabuze ngo abohoke? Cyo ni cya mbere gibiye byemeranwa nawe. Kabiri, guhembwa amafaranga atagutunze. Muri ekonomi byitwa ubushomeri nabwo. Ibindi ndabyihorera. Nabya mbere byemere kuko burya ubukora icyo gihe bagusabye ngo zana diplome y'ibyo bintu wayikura. Ntibahita bakwirukana se? So urumva rero ahangaha dukwiye gusha. Wasoma by the way. Ura kuba dogiteri burya. Kare so. Nibyo ko bati no zana muzane diplome ya. So rero ikindi cyane nona ko iyi meaning yumvise nukuri muntu uzi ko ufite ubuzima aburi igisobanuro. Reka dukore summary kuri no jambo. Nsa nk'uwinda kuno musozo. No kuvuga ngo ikintu gikwiriye dusaba Imana iduhuza mfite igisobanuro. Ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana hano ku Umwe bw'abera ministries, kandi umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Umwe bw'abera. Abantu mwakoze subscribe, abantu twabanye muri aya masengesho y'iminsi 21, ntabwo mwe mumperuka kunyumva, ariko mba ndi inyuma ya kamera igihe ku kindi, isaha ku yindi. Muraho neza mushumba? Ndaho ndashima Imana. Nushimiye ko wemeye ko nongera kuvugira kuri kamera na muri studio z'Umwe bw'abera ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Haleluya. Imana iguhe umugisha Emmanuel, Imana iguhe umugisha. Nibyo turanje amaseshe y'imisi 21, kandi abantu barabohotse pe. Nuko cyane ndaza guha ubuhamya bwo buri kuri telefone, hari n'abandi banyandikiye nk'ikimenyetso cyo kubohoka. Warakoze rero kuba turi hafi, kandi ubumwe bw'abera no kuruba hafi, kandi ibyo ukora usibye nanjye n'abandi barabishima, burya Imana ikabishima mbere. Urakoze cyane rero. Murakoze cyane namwe cyane. Reka dusuze abantu bari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora. Abantu mwahisemo gukora subscribe ku Umwe bw'abera, n'abandi muza mukareba mwarangiza mukisubira mu matorero yanyu, dore ko inshingano nkuru numvise ngene nk'umunyamakuru ko nabyumvise, uko numvise yuko ari umuntu wese akeneye kuza kabohoka akisubirira muri Gatolika, muri ADPR, muri Zion, muri Islam n'ahandi hagiye hatandukanye mu matorero yose. Uho umuntu abarizwa ukeneye kuza ukabohoka, wamara kubohoka ukigendera. Ushobora no kuba uri mu rugendo rwo kubohoka, ariko ukigumira hehe aho uri. Nta mpamvu yo kuza ngo watendinge ku Umwe bw'abera, kuko ubumwe bw'abera ni ministeri, ariko ntabwo ari inzu. Ntabwo ari inzu, si n'itorero, si n'idini, ahubwo ni umuryango ufasha umuntu wese. Buri muntu mu itorero abojejwe, tukamufasha mu gukemura ibibazo by'igituza imbamutima, tukamufasha gusobanukirwa inzozi, yego, nuko yambye kurwana nazo, yego, aho bishoboka ko tumutera n'inkunga twayibonye, tukabikora tutitwaje kamera n'itangazamakuru. Yego. Reka rero tugusabe utangize n'isengesho, kuko ndakubaza ikibazo kimwe ubundi abakurikirana Umwe bw'abera ministries babashe gusobanukirwa. Uyu munsi nzanye ikibazo, ni ikibazo kimwe ariko nifuza kukinsobanurira neza nkacyumva, nkuko yenda hari undi muntu waba ari kukibaza nkanjye. Murakoze, kaze mu isengesho. Mana data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, Mana y'ibyiringiro, turagushimye cyane, turaguhimbaje, turanezerewe
kandi imitima yacu ifashwe mu buryo bukomeye kuri Imana itugeraza aho tunyura hose ku manywa nijoro. Unyemerere njye n'umukozi wa Emmanuel mugaragu wawe, mwamuduha ubwenge n'imbaraga, umwuka wera utugereho kandi utwemerere ibyo tugiye gukora bigende neza. Tugushimiye abantu bose waremye nabo warinze, ukomeze ukora ibitangaza muri twe kandi Kristo imvugo yacu yubake ntibisenya. Bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Yego. Uyu munsi wa none naje gutekereza ku kibazo, ndongera kandi ndebye nkurikije amasengesho y'iminsi 21 tuvuyemo, ndibaza ngo ese ni izihe nkingi, yenda urugero turakuvuga inkingi 5 kandi yenda weho uradufasha mu nkingi enye, ushobora kuvuga 6 uradufasha mu nkingi 7. Zerekana ko ubuzima bw'umuntu yatangiye kubohoka cyangwa se yamaze kubohoka. Yego. Ni kimwe. None se yabimenya gute ko yabohotse? Akandi kantu nakongeraho muri iyi minsi yo gusengana iminsi 21, ese hari umuntu waba usize atabohotse kugira ngo amenye yuko uwo atabohotse se yabimenya gute? Kandi yarabanye mu masengesho yo kubohoka no kubohoka muri make, kuko ari amasengesho ya deliverance, bivuze ngo ni amasengesho yo kugira gute yo kubohoka. Yego, ndagusubiriramo yenda kunavuze byinshi, naheramo kimwe cyumve ko namvise muri rusange. Ese ni izihe nkingi zerekana ko umuntu ubuzima bwe bwatangiye kubohoka? Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha Emmanuel, kandi by'ukuri ndashimira abantu b'Imana bamaze kubanyarikira SMS nyinshi kuri WhatsApp bambwira ukuntu babohotse, uko batabawe, uko barinzwe, uko bamerewe neza. Imana ibahe umugisha. Ubundi mu buzima tubamo bwa minsi yose nuko tugenda nuko tubaho, hari ibintu byerekana ko umuntu yabohotse, yavuye mu kiziriko yari ariho, cyane ko twari mu masengesho yo kubohoka no gusenya ibihome no guhinduka. Ubundi ikintu cya mbere umuntu agomba kugira ni ukuvuga ngo ni ukugira umunezero. Biragoye kubisobanura. Ni inkingi enye ubundi zerekana ko umuntu yatangiye kubohoka. Iya mbere ni ibyishimo, ariko bikubiye mu bindi cyo gusobanukirwa. Kuba ufite ubuzima bunezerewe, cyabayeho, iyo ni inkingi bikomeye. Kuba byitwa kuba wumva kubaho bifite impamvu, ufite umunezero muri domaine cyandi. Navuga success nko kugera ku byishimo, bikugera ku ntego yawe, kugera ku urutsinda, udatsindwa, ugera ku cyo wifuza. Ikindi no kugira ubuzima bufite igisobanuro. Yewe uti narubikunda. Ikindi cya gatatu ni uburyo cyo usanga wisanga muri societe cyangwa wisanga mu muryango ufite ijambo hagati y'abantu. Nizo pillars nibura inke muri zo nabitanga ni nk'inkingi enye zerekana ko umuntu yabohotse cyangwa se yamaze kwakira izindi mbaraga ziva ku Mana. Kuba agira ibyishimo byo bikubiyemo byinshi cyane. Hariho byishimo, hariho umunezero, hariho kuryoherwa. Kuko burya mu Kirundi uvuze kwishima, uzi ikintu bisobanura? Ntabwo ukizi Kirundi. Wicaranye n'umurundi ukavuga kwishima, uzabyihora utakwirata. Avuga kuryoherwa, no kuryoherwa cyangwa neza, ndafise umunezero, ndaryohewe. Kwishima no kwirata. Ariko twe mu Kinyarwanda kwishima nyine ni bya byishimo. Bavuga ngo ndavuze ngo nuko mwishime ineza yanyu imwe n'abantu bose. So rero nizo nkingi enye. Iya mbere ni ibyishimo, tuza gusobanura mu buryo bukomeye, kugera ku ntsinzi ya success cyangwa se kugira amahirwe, kuba successful mu bintu ukora. Ikindi kugira ubuzima bufite igisobanuro cyo bita meaning, tari meaningless. Ari umuntu wata ibintu bye nta ibyo arimo bidafite ibisobanuro. Cyanyuma no kuba wumva uri comfortable cyangwa wicaye mu muryango, niba uri umugore, niba uri umugabo, niba icyo ukora cyose ukumva ko aho uri nawe uri bukenerwe n'abandi bantu. Ibyo bintu rero ko ari bine ni bike mu bikene, ariko biba bikenewe. Hakaba byerekana ko wabohotse. Icyo gihe nuvuga ngo nazanzuzi zipfuye nzongera kuzibona, nzanywa nziza, ubona usoma ibitabo, urota ubona uri muri mwishuri wigishaho kwigishwa, ubona inzozi zerekana yuko uri umuntu ugiye kuba ukomeye. Kuko buryo ubuzima n'inzozi bijya guhura. Ngizo rero inkingi enye umukristo cyangwa aho umuntu asengera hose utazifite zino nkingi enye, menya neza ko uracyafite urugendo rurerure
rwo kubona deliverance. yego Mfite urugendo runini pe. So ni inkingi enye pillars, ntabwo ari amashyiga ko ntajya abaho, nizo pillars cyangwa inkingi enye zerekana ko mu buzima bwawe hari nk'amahoro Satani yabuze ahanyura. So rero Satani we cyo barwana nuko atwambura ibyishimo, atubuza gutsinda, atuma tubaho ubuzima butagira igisobanuro no kuba societe itwishisha. yego aho rero uri buze kudufasha ku ikintu bajya bita joy na happiness. Tubanza twemere ko se ubundi biri bivugaho iki. yego Turekeye mbere n'ibyishimo twabonye vuga. Se happiness bavuze ubwo. Harabigeze kuyikoresha nabi ndaryumva. Ariko ijambo happiness, joy, n'indi jambo sorry biba bitandukanye n'ukuri kw'iri jambo. Ibi byishimo tuvuga ni ubuzima buryohewe. Urumva? Uriwe kubaho muri status yawe mu buzima bwawe kumva ntabwo ari ibyishimo by'inyuma, si uko ari inyama ngo wumve uryohewe, si uko wambaye cyangwa waberewe, ahubwo ngo ni ibyishimo b'imbere mu mutima w'umuntu. Burya joy cyangwa n'iki nibyo mubona inyuma umuntu. Ubundi magambo abiri yonyine nkubwire, iyi happiness tuvuga cyangwa happiness turimo tuganira, nuvuga ngo ni ntambabazi w'imbere asa n'uw'inyuma. Burya tugira abantu ugasanga umuntu w'inyuma hahuriye n'uw'imbere. Urugero, ugasanga umuntu w'imbere yarashize, abana n'ibibazo, yararwaye, afite ingorane, mbega yarangiza akikamufura, wareba uwo muntu inyuma ukabona nta kibazo agira, ariko imbere yarashize. Sinzi niba umuntu bari nk'abantu babiri. unuvuga ngo no kuvuga ngo ni ibyishimo, ni umunezero wagaragaje ibyishimo kandi biturutse hehe imbere, atari gutwikira ngo wiha amahoro, wiririmbisha uturirimbo, mbega bita ngo ni uguheza abantu, ahubwo Manuel w'imbere yagombye kuba asa na Manuel w'inyuma. Nikivuga niyo happiness dusobanura wa munezero, kuko sinzi niba ibyo mvuga uri mu nyumva. Kuri iyi si tugwije inkomere zihisha, kuri iyi si tugwije inkomere zakomeretse umutima ariko zambara umubiri wo guseka. ubwo noneho ngiye kubyumva, noneho ukuntu ngiye kubyumva ngo bishatse kuvuga ngo hari abantu bariho bakomeretse, batanezerewe, bataryohewe, bambaye iriba ryiza, ariko mu mutima wabo nushaka kuvuga n'imodoka n'ama-etaje, ariko we w'inyuma abantu tubona si we w'imbere. Soro kubohoka nuko Manuel twivugira twe kugira izina tudomaho cya Jean Baptiste, nuko nta mbabazi w'inyuma asa n'uw'imbere. Yego, uw'inyuma hari ukuntu baseka, bakajya bakabyina mu rusengero, bakaririmba, akikamufura, abandi bakitera make up, ariko ugasanga uw'imbere yarashize, yararangiye. Iyo abantu bamaze kugenda asigarira wenyine, iyo abantu bamuvuyeho afite agahinda, yicaranye, yambaye ibaze, yambaye ibubu, ari mu modoka, ari mu ijipo, ari muri Amerika, ari muri Canada, ari i Burayi, ari i Kigali, aryamye maze ageretse, aryamye imodoka nziza, ugasanga ibyishimo by'imbere byararangiye. Aho rero niyo nkingi ya mbere yuko ugira umunezero w'imbere, uw'imbere ukasa n'uw'inyuma. Manwe sinzi niba ari ubwa mbere mbonye mbivuga aha ngaha, ariko abantu abenshi utekereza uko bagaragara imbere, uko nako bagaragara inyuma gutya, imbere ntabwo ari kuba bimeze. Bagendana ibikomere, bagendana umubabaro. Ariyo mpamvu Yesu yavuze umuhanuzi Yesaya ngo yaje kuvura afite imvune zo mu mutima. Umutima aravunitse. Ariko none se nk'urugero, ni umubyeyi ari mu rugo, ariko umugabo amuca inyuma, azakubwira abana se ngo so nuko bigenjeje, uzaceceka, usabana n'umuntu agusuzugura, uceceke. Ntabwo uzatora mikoro ngo ugende uririmba ngo uzumve n'abavuga ubuzima bwabo hanze aho ingaruka bahura nazo. So rero ngo yaje kuvura imvune zo mu mutima. Hari abantu bavunitse mu mutima
akabirenzaho akabyorosaho yarangiza yagera imbere y'umuntu umuntu yarahiriwe pe ariko wazi neza ko atagize gute atahiriwe ahubwo arimo arahisha isura ye hanze kugira ngo yongere yirinde ya magambo abo bantu uzasanga ari mu rugo ucana televiziyo munanire azaba afite ibintu byose yumve nta kintu ashaka kurya ntakeneye kujya no muri firigo mbega ugasanga arabifite afite ibiruta byose ariko yiherereye ubwe hari n'umara no kubiteka gaturika karira hariho numva atavugana n'abantu ariko agira amana akihanagura akamarira akagira saba amakuru ni meza mugaseka mukaya ariko byukuri wowe kubera umwuka Imana yaguhaye kubitamo itoroshi kavuga uti runaka w'inyuma siwe runaka w'imbere kuko mu bahanga bazi kubaza agutega akabazo gato tese sheri wa waraho yaraho deja mbese mbona ko amakuru mfite ahuye nuko ushubije yego kuko nkoza hababaye mbere yo kunsubiza uri kamufura umuntu wese wisize za makeup ziremereye ntajya ahantu hashyushye gatabira cyo bikavaho ntanyagirwa afite ukuntu agenda gake ngo bitamuvaho batabona uruhu rwe rw'imbere hariya so rero iki twita umunezero ibyishimo kuryoherwa nuko umuntu w'imbere asa n'uw'inyuma kandi ntibigombera ngo uratunze hari n'abantu badatunze ariko bafite umunezero kuko banyuzwe nuko babayo bumva kubaho bifite igisobanuro ngira ngo nicyo nashaka gusobanura iyi rero umuntu udafite kino kintu niwe umuntu ukeneye deliverance kuvuga ngo naje kuvura afite imvune zo mu mutima yego yego mwakomeza noneho ntuze yakabiri ariko ngira akadebate kuko akaryoshye kano kantu nawe se abantu ntabwo urahura n'abari ko buriya muri nanjye reka nseke nka gutya umva ikintu ngusubije deja bise binyumvisha ko ahubwo wasanga munaturanye cyangwa munagendana cyangwa se bamwe muri twebwe mu bwo buryo ariko dusaba Imana umuntu w'imbere ase n'uw'inyuma none aho kugira ngo tugire ibyishimo bya kamufuraje kwikamufura wasetse waryohewe ariko wagerera uti ukangera ukarira wenyine hano kugira ngo giye telefone nayikuyeho ushaka no kuvuga nta nkeneye ko banamvugisha akabashitinga akabigiza ariko byukuri ukabona ko hakenewe rero ku muntu ugaragara ko yakorewe deliverance igakunda akaba nta muvumo na karande bimuriho ni ibyishimo ku buryo umuntu w'imbere asa n'uw'inyuma yego bakoze cyane hakurikiraho success cyangwa se ni amahirwe kuba umunyamahirwe kugera ku ntsinzi kugera ku cyo wifuza ko niba hari ikintu kibabaza ubuzima bw'umuntu ni ugukora ibintu ukajya uri usanga watsinzwe buri munsi ariko ugatakaza amahirwe ugatakaza abantu ugatakaza ibintu ugatakaza uburyo bwose ugatakaza icyerekezo mbere ugasanga buri gihe ubuzima ubayemo ntabwo urigera ku ntsinzi hari ibintu nari ndimo ndeba hano nta kibazo ubu mpise ntekereza ikindi kintu umushumba nta kibazo ewe none se buriya ubu buzima bw'imbere uyu muntu yabuhuza n'ubw'inyuma gute mushumba tukiri aho kugira ngo abantu tutabasigaje kuko hari umuntu wese wibaza mbese ubu buzima bw'imbere bw'uyu muntu washiriyemo nanjye mbonye ikinyarwanda uyu muntu washiriye imbere ariko ntabwo afite warangiriye imbere wapfiriye imbere yego wihinduye nk'imva y'ubuzima bwe yego none uyu muntu noneho akaba adafite yarakurikiranye n'amasengesho y'iminsi 21 akaba yarumvise ibintu intambwe zose zo kubohoka byose ariko akaba ntabwo aragera ku rwego rwa nyarwo rwo kugira ngo abohoke arabigenza ate mushumba bari ruhamfashe noneho ujye aho rwose ntago mpatinda ikintu cya mbere ubundi mbere yuko muha umuti ahubwo ni iki cyabuze ngo abohoke uno muntu yaburiye icyizere uwabwira ibiri ku mutima we kuko amakuru atanga inyuma atandukanye n'amakuru y'imbere rero kugira ngo ubohoke mbere na mbere nuko ugira ububwira ibyawe uburyo bikoma wenyine bikakubera byiza bibwira ukumva manwe navuze kera kuri cano nyinshi ndavuga ijambo rikomeye rivuga ngo
inshuti niguhe igihe ari uko uyikeneye, si uguha igihe ari uko ibonye umwanya. yego ukeneye wa muntu ubwira akababaro kawe ukamumenekera ukamuvira imuzi n'umuzingo ukamubwira icyakubabaje, yarangiza akakugira inama, yakugira inama ari n'umushumba akagusengera, noneho cyagiye buryo ukuvuga ibintu byawe ukubona ubwira ukamugirira icyizere ukamuha umwanya, ni nako ugenda wihuza n'umuntu w'inyuma, noneho bikaba atari ibyishimo byo ku munwa ahubwo no mu mutima harimo igikwiriye. Rero igisubizo ntabwo nakirangiza, ni impamvu dushyiraho nimero, uwo tuzamubwira icyo yakora ko ibintu birihariye. Dore impamvu byihariye. Hari abantu badusaba kubabarira kandi bakitubabaza, twabishobora gute? yego akora kumviza nuko mbona uri muri byigisha abantu badusaba kubabarira kandi bakitubabaza. Urumva uwo nguwo atandukanye no kwamubabazaga ntabwo yari ahari. N'ubundi uramuhumuriza ariko nasubira yongera ababare kuko umubabaza aracyahari. Atandukanye n'uwabajwe umaje akigendera, atandukanye na se wamubyaye akigendera, atandukanye n'umugabo wagushatse akaguta akigendera, atandukanye n'umugore mwashakanye akaguta akigendera, ariko wa wundi muryamanye muri mu buriri musangira isahani imwe mwicaranye hamwe, urumva uwo muntu uramukorera deliverance gute? Bisaba rero yuko birihariye, urahamagara urwego mu rwego bayemo. Badusaba kubabarira bakitubabaza, undi akagenda agahagarara mu nzira agafunga icyerekezo cye akagufungira ahantu hamwe, yarangiza ati ntutera imbere nta bwenge ugira, akavuga ati ni gute nabohoka kandi umpemukira turi ahangaha? Kubohoka birihariye, ntabwo bigirwa n'abantu bose ni genero, ahubwo umuntu arahamagara kandi noneho meze ntungurwa, meze nsanga aha hanze hari yenda hari abagore, kamere ku bagore bababariyemo pe, kandi n'abababazamo barya mu ruhande rwabo cyane, cyangwa se ku rundi ruhande bari kumwe nabo cyane. ari nabo mpamvu nakubwiye ngo hari umuntu watsenza no masengesho aranabyumva pe, n'intambwe akagerageza kureba yuko akinjiranamo nawe akumva ikiganiro akagitangira akagisoza, ariko umubabaza n'ubundi baracyari kumwe. Arabohoka gute kandi ufite kandi umuzirika gifite ikiziriko? Niyo mpamvu kubohora umuntu byihariye cyo nashaka gusobanurira. Unuvuga ngo iyo umuntu rero nahamagare nimero, ahubwo ikibazo bajya bayimbaza, waza mbere ukajya yandika kuri nimero gutya, byakunda cyangwa byakongera izindi ngorane. Barambaza buri gihe ngo nimero, kandi munsi ikiganiro tuzakora iki ngo bayibone? Ibyo tuzabisobanura, ariko n'ubundi buri gihe ikiganiro kizagisozwa nuko tuvuze nimero. Kuri screen nta kuntu ntajya yishyiraho umuntu yaje, ariko niyo wayishiraho bayikubaza, wowe uzayishyira babaze mwe ntimite nceceka, yenda bari twaza ko batagera hasi. Reka ntabwo tugira ubumenyi kimwe ngo bajye hasi, twikomereze rero. Icyo mvuga urabyumvise, ariko ni wa muntu ariho afite igikomere. Uzi impamvu wa muntu akomereka gutyo? Umutera ukomereka gutyo aba ashaka kurinda amabanga y'urugo rwe, cyakubika kurinda sosiyete abayemo. Kavuga ati ninjya hanze nkavuga ndabisenya gatatu, ibyiza reka ngire gute, reka nceceke. Rero ugasanga uwakubabaje arayasinziriye, wowe ukararukanuye, kuko ubundi intego yo kubabaza ni ukugira ngo ujye ubabara we yishimye. Mbese mu mubabaro wawe havamo ibyishimo cyane, akwishimiraho nyine akagona agasinza rero umubibaza gute ati nimvuga no muntu ndishyira hanze, ndashyira hanze urugo rwacu, ndashyira hanze ubuzima bw'umuryango, ndashyira hanze oya, ukumva barangiza ugapfiramo. Ntago wafata nk'urugero pasiteri w'umugome, ni nk'urugero nguhaye, ahagarara akigisha akabwiriza abantu bagafashwa, uzabujya bambere ngaterwa gene ngo mu ndeba mugabanya cinyuma, afite abantu bamwemera, uzayivuga guhindura umupagani unanyamanza. Ikindi fatiye kuba pasiteri ncecekeye, nanjye nasheshetse. Ikindi ubwo nyine n'abandi bagende bagera n'ahandi henshi, twavuga n'ibindi bitandukanye, ariko n'abandi bagira ahantu henshi cyane. Kuko urumva we hari ukuntu avuga ati gihewe reka mpitemo kuba victim, ariko ibintu nibisakara hanze biraza gusakuza. Umugore wa kanaka ati wa mugore ugiye kubeshya uwo mugabo uramubeshyeye rwose,
ese ubundi mubona na ryari ko mbona yihorera muri business kandi we ko ari umuntu nyine ukomeye amakuru arayafite atari ayo yabwiwe. Hari abana bafite amakuru y'umwuga babigiye atari ibintu yabwiwe. Hari abantu b'abagome bakoresha bafite ubugome bafite ibintu bafite none ko bati yewe ni ko buriya nkubwire mana buriya nkubwiza ukuri ushobora kwibeshya ngo urahangana n'umuntu nubwo ibyo uvuga ari ukuri ugashida kuba umunyabinyoma bitewe n'imbaraga afite bitewe n'ukuntu azwi bitewe n'uko Satani akorera agomba kumukavaringa. None icyo gihe urumva wa muntu abanye n'igikomere nta byishimo afite. Yego. Nta byishimo yicaranye muri we. Umuntu w'imbere ntasa n'uw'inyuma. So deliverance ikintu imara nuko umuntu w'imbere n'ukuri king umuntu w'imbere n'unyuma bagasa ugaseka atari nseka mbabaye atari nseka mbizi atari ngenda shira atari ngahezayo atari barenza ko atari kisurwumwe ahubwo butigiye by'ukuri afite ibyishimo ko Kristo yaje kuvura imvune zo mu mutima hagati. Iyo nkingi rero y'ibyishimo niyo soko y'ibintu byose kuko iyo utishimye naho hava za depression. Hano havamo na za diabete burya. Hano havamo n'ibyimba byo mu nda. Hano havamo no kurwara indwara zidasobanutse kuko umuntu ari ubuzima budashaka. Icyambere ubuzima butaryoheye nyirabwo yikunda. Cyo ni cyambere. Ntabwo yikunda aba yumva nyine ahubwo yumva no kuba habangamiye abandi. Ntashobora kubaha ibyo kurya byiza ngo abirye ntiyajya mu gasiporo aba yumva nyine yarashize muri we nta kintu bimubwiye yaba bamuha ibitogosheje ibyokeje bihekenya muri we ntabwo yikunda ahubwo asa nk'ufasha abandi kugira ngo yikamufure. Kandi nabwo ntabikora kubera ko abakunze ni ukugira ngo ahishe amateka y'ubuzima bwe. Uwo muntu yari afite igikomere ntiyikunda ntiyitaho ashobora no kubyumva kwitaho no kwitaho imbere. Tuzi neza ko ubundi ubuzima dufite no kurya bigira impact. Aho gasanga bamuha amafiriti yabya bo yananywa n'ikawa saa sita z'ijoro uko adasinzira nuko babayeho. Tinyaho umuntu agira televiziyo kingana n'iye kitambaro ntagicane afite internet full ntanarebe yajya kuri YouTube ati simbishaka nibisimbishaka ugasanga areba ama YouTube avuga ibikomere nk'ibi. Bari impamvu uvuga ibikomere nta utamwumva. Noneho yarangiza ariko ntabone solution yo kubisohokamo ngasenga usanga ngo narenze karigiye ngo twashize turi benshi none reka niyemerere nibwo buzima. Urumva deja aguye mu mwobo kwemera ko ari bwo buzima kuko yumvise abandi babayeho nkawe. Ariko akeneye deliverance. Ipira inkingi irakomeye mu buzima nshuti yanjye. Ngira ngo urabyumvise none neza burundu cyane. Umuntu arakubwira ngo waretse kurira kandi agukorera ibitumurira. Ese ubwo waretse kurira ko ngaruko ngo kucyubabara kandi arimo akora ibikubabaza. Ariko wagiye wihangana kandi ari uri mbangamira ndihangana uki ngihanganye nawe. So rero mu magambo amwe iyi nkingi irumvikana ngira dukomeze sinzi icyo bakora nta kindi ni uguhamagara tukabasengera buri muntu wese mwitorora akabejwe muri ryo. Nakubajije ko nkingi noneho tugiye ku nkingi ya kabiri. Yego. Ingi ya kabiri yavugaga ngo ni ukugera ku ni nk'amahirwe reka akugeza ku ntsinzi. Ni nk'amahirwe kugeza ku ntsinzi yawe. Kugira amahirwe mu gusoza igikorwa cyawe. Yego. Success. Kugira amahirwe yo kugera ku ntsinzi yawe. Kandi success iraharanirwa. Iraharanirwa ariko so iharanira gute kandi udafite happiness ibyishimo. Ntabwo uri kumva impamvu. Erega izi nkingi zose zirakorana. Imwe ntacyo yamarira umuntu. Yego. Kandi iyo ugeze kuri success uburya igisobanuro cy'ubuzima bwawe kiba cyabonetse. Of course. Nuvango iki gihe iyo ufite ibyishimo n'umuneza no kugira uzakora. Uzakora umva nta kibazo. Uzazigama nta kibazo. None urangiza bizagufasha kugera kuri success. Kuri success ku ntsinzi yawe kandi uyigere ufitemo n'amahirwe yo kwigeramo. Atari ukora ibintu hardship kuko usanga ikintu kikugeraho wabizi cyuya wavunitse wasaze burya hari abantu mu buzima no kugura urugwembe musaba gushyiraho imbaraga atabuza n'amafaranga. Hari abantu mu buzima kugera ku kintu bimugora kandi yenda
hari inzira, hari possibility, hari uburyo, hari abantu bo kumufasha ariko bikamwangira. So urumva rero inkingi ya kabiri ni ukugera ku ntsinzi yawe utavunitse, ukagira amahirwe yo kugera ku ntsinzi yawe. Uwo nawe niba atari uko bimeze akaba akirwana nabyo, yifitemo karande, anarota nawe nguyu tuwe kumusengera Imana ikamutabara. Wow. Inkingi ya kane yavugaga umuzo watura uri ni ukuvuga ngo inkingi ya gatatu ikintu ivuga neza ko ni ukugira ubuzima bufite igisobanuro. Yego. Meaning of your life. Hari impamvu ituma mbaho. Aha turahavuga twitonze. Nturi umugore, uri umukobwa, washyingiwe, uri ahantu ufite ubuzima budasobanutse, ubuzima butagira igisobanuro kwa no kunyumva ariko ku buryo umuntu yanakubaza ukabura kimwe. Nigeze kubucamo nanjye, umuntu ambaza ngo utuye ngasanga nasura ntawe mwicaza kandi ifite imbaraga, ntuye hepfa uzamutse ruguru wahagera, hepfo amanukiye wahagera. Kibita kubaho ufite ubuzima butagira igisobanuro. Ariko mushuharagiye umuntu aba mu buzima, umuntu yamubwira ngo ndumva nshaka kugusura, ugahita ujya mu masengesho amusengera kugira ngo atazaza ukafunga. Niba ari imodoka n'ipine ukaritobora ugasenga amasengesho atobora ipine rye, ngo atazanatinyuka no kujya gukodesha imodoka ngo aza gusura. Ubwo gusuye nyine ukavuga utute kwemera ko abashyitsi ari umugisha. Nuko nyine nta busobanuro. Hari umugore wasezeranye n'umugabo ariko nubwo ari mu rugo ntabwo igisobanuro cy'uko ari umugore. Ntiyabyaye, nashaka aba yanabyaye ariko si umugore. Nta gisobanuro afite. Urugo rwe bwati urugo niba ari kungozo bakanimbisha abana ntimuzazigemo ko yarahageze, si umugore si umugabo. Nta muri make status yiwe, ibyangombwa yakuye ku murenge, ibyo yakuye kwande kwa pasiteri cyangwa kwa padiri asezerana, tuzatandukanywa n'upfa ya Kristo agarutse. Uyu munsi ni umugore udafite umugabo kandi umugabo yirirwa aho ngaho, ni umugabo udafite umugore kandi umugore yirirwa aho ngaho. Ubuzima butagira iki intego n'igisobanuro. Hafite intego ariko nta gisobanuro wagira gutse nta mama. Intego se igisobanuro cyaza gute nta ntego? None se ugiye kugira igisobanuro? Nta gisobanuro. None se hari mudasobanutse akeneye gusobanuka ubuzima ati kanaka ameze gutya. Ndakubwira ingene yize gutinda. Azuko inkingi iriya nkingi ya mbere cyangwa se iriya pira iriya hame rya mbere ari rigenga bino byose. Ririmo byose n'undi ariko ni impamvu imwe ku rugo udafite igisobanuro cyarwo, nawe ubuzima bwawe budafite igisobanuro, urumva nta munezero ufite. Nta kintu na kimwe ushobora kubona muri ibyo bintu. Sobango ngo there is no hope. Nta kintu ubona bita ngo ni hopeless, ko umuntu nta byiringiro muri we. Umuntu yataye ibyiringiro, yataye kwiyiringira, yaricaye. Sobango ngo meaning, ubuzima ufite meaning, ufite igisobanuro. Nigeze giye gutinda kugira ngo yisobanuro. Bahamagara abasore singende kwera kurengeje 36. Bahamagara abagabo singiye kwera ko nta mugore ufite. Bahamagara abana nturi bugeyo, ugahera gati nko kuwa kane. Hari abakobwa badahamagara urubyiruko ngajyemo, badahamagara abagore ngajyemo. Niyo bagiye kubitandukanya, hari nikunda ko mu matorero ngo abagore babyariwe bazaze tubati. Uruvyo jambo abagore babyariwe. Iryo jambo banza uryumva. Ubundi kubyarira iwanyu ufite igisobanuro. Aya ni umugisha kubyara, ariko uyu mugisha utarimo igisobanuro se nko kabyara. Ese buryo umugisha reka tubyihorere. Ni umugisha ku mwana yaje ku isi ariko inzira iba ari ikindi kibazo, kandi Imana kandi byanga byakunda inzira y'urya mwana yego ihora ifite ikibazo gikomeye. So urumva hangaha ngo n'abagore babyariwe bazaze, n'abagore babyariwe iyo bapfuye akasano bahuza n'abapfakazi. Ariko umupfakazi bati nogeye muri status yanjye ngiye handitse ko ndi umupfakazi. Kandi harujya ngo uri single, wanutwa married, wapfaka ukitwa iki? Wapfaka. None wa undi yabyare mu rugo niki? Abandi ngo ni fille mère. Ntabwo ibyo biri ntibihura. No mukobwa w'umugore. Ibyo se bibaho gute?
ahubwo ni umugore udafite kandi umugabo amuteye inda nawe arahari n'umwana arahari. So urumva nubwo bunyagwa bw'ubuzima butagira igisobanuro tugomba kubita mu izina rya Yesu. Ariko hari n'abandi bantu bubatse ingo barutwa n'ababyariye iwabo. Ntago babaruta ahubwo bose umuntu afite yikorera umuzigo we. Aho ntago ndibwemeranywe nawe kuko nawe yitwa umugore ari mu rugo rwe ariko asa nkaho nta rugo afite urw'izina. Ntago afite urugo rumunejeje. Nawe wundi ariko afite umuntu wamuteye inda w'izina. Ariko bitandukanye n'ibyo. Ye ntekereza ko ubwo uriya niwe ubwiwe neza ko we n'undi hawundi azazirazaza ariko uriya wasezeranye bizamusaba divorce. Uriya wabyariye mu rugo n'ubundi biramusaba ibintu bibiri, bimusaba kusengera umugabo agahinduka. Barangiza akinjira mu ntuza mu rugendo rwo kubohoka. Yamara kubohoka hari ugusenga, hari ukubohoka, hari no kwakira n'ubundi rejoice. So urumva aha hantu tuhagarutsemo wa mukobwa wabyariye mu rugo ashobora gukora indi mariage kandi barashyingirwa pe. Kandi bagashyingirwa neza n'abantu beza cyane n'abo twenda kubutahi. Urumva bagashyingirwa neza n'abantu b'abagabo beza cyane kandi ukabona ko bafite urugo ruzima. Urimo urabyumva. Noneho wa wundi nawe afite wa muzigo. Reka tuvuge n'umusore, tuvuge n'umukozi, reka nshaka uhagera. Kwitwa umuntu ngo ni umukozi ariko umushahara we ntacyo umaze. Cyo twita chômage déguisé, cyo chômage, ariko umuntu w'umushomeri ubundi. Hari umuntu w'umushomeri kandi akora. Ubushomeri bwa mbere kuba ukora ibyo utigiye. Kabiri kuba uhembwa amafaranga atagutunze. Aho wenda guhembwa amafaranga atagutunze ariko gukora ibyo utigiye ntabwo. Oya reka mubwire utakora ikosa. Ndimo ndabwira ibintu bya economy ni utarayize yihorere. Niba utarayize economy yihorere. Iyo ubundi umuntu yangize ngo umushomeri. Umuntu iyo ukora akazi utize ubura umushomeri kuko urakora ibyo utigiye. Cyo ni cyambere by'ibyemeranwa nawe. Kabiri guhembwa amafaranga atagutunze. Muri economy byitwa ubushomeri nabwo. Ibindi ndabyihorera. Nabyambere byemere kuko burya ubukora icyo gihe bagusabye ngo zana diplome y'ibyo bintu wayikura. Ntibahita bakwirukana se. So urumva rero ahangaha dukwiye gusoma. Wasoma by the way. Ura kuba dogiteri burya. Kare so. Nibyo ko bagati no zana muzane diplome ya. So rero ikindi cyane nona ko iyi meaning yumvise nukuri muntu uzi ko ufite ubuzima aburi igisobanuro. Reka dukore summary kuri no jambo. Nsa nk'uwinda kuno musozo. No kuvuga ngo ikintu gikwiriye dusaba Imana iduhuza mfite igisobanuro. Bivuze ngo no muntu yagombye kumva ko kubaho umuntu ufite ubuzima bw'igisobanuro yumva kubaho ntacyo bimumariye. Ariko utangiye kugira ufite igisobanuro yumva kubaho biri ngombwa kuri we. Aravuga ati menye ko ngomba kubaho. Icyanyuma no kuba uri umuntu ufitiye akamaro societe. Amen. Uri umuntu uri mu bantu bagukenera ariko uzi kubaho uzi ko Satana gutera igisuzuguriro. Bakaguha amatangazo y'ibyo mu muryango kandi bagombye kugiramo uruhare. Ahubwo wanabimenya wajyayo bakagufata nk'udahari. Nabyo nanjye nagiye mbibona mu. Nagiye bibona nabyo. No kuvuga ngo ibyo bintu biba bigusaba kusobanukirwa kandi bikaza gutunganaho gakeya. Uba mu buzima abantu bakabona ko bagukeneye ukenerwa n'abantu. Uzi ko ushobora no kubona atunze nabyo cyo ntibagukeneye bakaguha amatangazo y'urugo rwawe. So kubura umuntu uri integre mu bantu wubashywe muri ubwo buzima ngo izi nkingi enye zishobora gutuma umuntu abasha kuba bohotse. Utarabohoka rero naza. Wibuka utubazo nkatungaye nakubajije nubwo agiye udusubiza abantu wenda bataza kugira ngo nakubaje ndangije ni impita nigira hiryo mu gikari njya kwirira amateke. None umuntu yabimenya gute ko yabohotse? Nuko ibi byose abyibonaho ibi tuvuze akaba afite umunezero ujyanye n'ibyishimo by'ubuzima bwe, asa nawe imbere n'inyuma bose ari kimwe, agera ku nsinzi y'ubuzima bwe, agira amahirwe yo kugera ku cyo yifuza atavunitse kandi akageraho mu buryo bukomeye Imana ikamushyigikira. Yego, kumva kubaho bifite ibisobanuro, bati ndumva kubaho noneho mbikeneye, cyo bita kugira ubusobanuro. Hari umuntu ari bamana hari umuntu atari ko agiye bundi kubaho bimaze iki, ugasanga nta mpamvu yo kuba hafite. Ikindi kubura umuntu ukenewe
ushakwa na bose. Ibyo ntutayifite ubukeneye deliverance no guhamagara tukamusengera cyane ko buri kese buri muntu bayihariye. Uyu nguyu azarota inzozi mbi cyane zazimbi cyane nyinshi tuzi. Surakoze cyane Imana iguhe umugisha. Tuzi kurota ari guhinga, kurota yasubiye iwabo, kurota yasubiye ku ishuri rya kera oya mukanya niba ari tayari akurikire inzozi zerekana ko utarabohoka tuzazivuga undi munsi utaha. Hari n'akantu maze iminsi mu masengesho uvuga ngo niba wibona izi nzozi. Yes. Kurota wapfuye. Ubu uyu munsi turabira ngo niba wibonaho kudafite bino bintu menya ko ukeneye kubaho. Reka bashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mwakoze kuba mwakurikiranye Ubumwe bw'Abera Ministries kuva ikiganiro gitangiye kugera gisoje, kandi tubashimira ko mwakoze subscribe. Ariko niba utarakora subscribe, akanakanya kako kora subscribe. Imana ibishimire cyane, kandi mukomeze muhamagare mushumba kuri 0788554028. Niba uri hanze ongera akamenyetso ko guteranya 25 wongereho 0788554028 ubundi akwakirane yombi. Yitwa Dr. Revera Ntambabazi Jean Baptiste ku Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka, nawe ugahindura ubwa mugenzi wawe n'ubwo muryango wawe. Mushumba twasozanya n'isengesho twavuga gusa ngo amavuta y'Imana buzure. Haleluya. Izina rya Yesu. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Revera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.